Yeah. Muri iki kinyejana tugezemo abantu benshi bakomeje guterwa ubwoba n'uburyo isi irimo iragenda ihindagurika bitewe na AI, uburyo amakampani menshi akora ibintu bya siyansi nyine arimo aragenda asohora amarobo menshi, bigatuma hano hanze abaturage ku isoko ry'umurimo batabasha kuba babona akazi kubera ko hari ibintu byinshi amarobo arimo arabasha kuba yakora, bigatuma abaturage bavanwa ku isoko ry'umurimo. Rero ibyo bigatuma duhita dusimbukira ku marobo. Hano hanze hari ukuntu amarobo nyine arimo aragenda akora ibintu byinshi, byatangiye kugenda bigaragara ko amarobo arimo aragenda yica n'abantu. Reka nze ubundi mbanze nkwereke ubundi filimi imwe bivugaho gatoya duhite dukomeza ubundi mbereke. Iyi filimi tugiye kureba hakuno, tugiye gukora recap, ni filimi yitwa Megan. Ni filimi yitwa Megan yarasohotse 2022. Ni filimi irimo ukuntu irobo riza bakarikora nk'umuntu, irobo riba ritekereza nk'umuntu rikora ibintu byinshi cyane, ribasha kuba ryabyina, ribasha kuba ryarwana. Gusa igitangaje birangira iryo robo ryisha abantu benshi cyane. Filimi yacu itangira hari kampani imwe irimo iramamaza ibipupe ku isoko nyine, hari muri Amerika ndetse no mu Rwanda. Ku isi yose nyine arakuntu baba bakora ibipupe. Hari kampani ebyiri zari zihangizemo zirakora ibipupe. Ubwo kampani imwe yari iramurika ibipupe byayo, indi yaratinze gukora. Hakuno tugarutse hakuno hari umwana uri mu modoka ari kumwe n'ababyeyi be. Uyu mwana yitwaga Kedi, yari afite ibipupe. Bigaragara ko ababyeyi b'uyu mwana bari bamujyanye ahantu ku musozi. Hakuno mu nzira barimo baragenda, rero bageze mu nzira imodoka yabo ikagenda ihura n'ibintu by'ibizazane kubera nyine mu nzira ibintu by'urubura byabaye byinshi. Umwana arimo arakina n'ibipupe, arimo arakina na za iPad, ariko ari kumwe n'ababyeyi be. Hakuno mu nzira barimo baragenda nyine ababyeyi bararangaye. Imodoka yabo hari ikintu cyaje kiyikubitaho, ntibwatinze ababyeyi b'umwana baje gupfa. Gusa uwo mwana w'umukobwa yaje kurokoka, birangira bamuzanye kwa muganga. Mu kuzana kwa muganga tufera tugaruka hakuno ku mukobwa witwa Gemma. Uyu mukobwa witwa Gemma we yari umukobwa wikoraga ibintu by'ubushakashatsi. We yari ari hano kuno ari kumwe n'abashuti be, umwe yitwa Tesi, undi yitwa Cole. Abangaba rero nta kindi barimo barakora ikintu ni robo. Yego, barimo barakora robo. Hakuno robo barimo basa nkaho bayirangije, barimo barayambika isura bategereje ko nyine baba bayishyira ku murongo, igatangira kuba yajya ku isoko ry'umurimo, igatangira igacuruzwa. Gusa bakira aho ngaho nibwo boss wabo yaje kwinjira. Boss wabo bamwitaga David, yinjira ari kumwe n'undi musore witwa Kata, yari soma mbike. Yego, babyita basoma assistant. Yego, yinjiremo arabatonganya ukuntu ngo izindi kampani zirimo zirabazabasha kuba zamurika ibindi ibipupe bishyashya ku isoko. Abangaba amafaranga babahaye bayashima ibindi bipupe batazi. Nyine ni boss binjira batonganya abakozi. Gemma rero byaramutangaje nyine kubera ko boss we arimo araza batuka, yabahaye akazi. Nibwo rero Kati unyine uyu nguyu witsoma mbike yesebereka hakuno kuri telefone ukuntu izindi kampani zirimo zirabasha kuba zamurika ibipupe bishyashya barimo barakora. Gemma abwira boss ati boss, ngiye mfite hakuno ikintu kimeze nk'irobo nyine. Yego, mfite hakuno irobo ndimo ndubaka. Iyi robo yitwa Megan. Iyi Megan tubasha kuba twayishyira ku isoko. Iyi Megan yaza imeze nka game changer, nyine yaza hakuno ihita ihindura umukino ku isoko, umukino wari wubatse. Boss we ntabwo yigeze abasha kuba yabasha kubyumva. Gemma yese ayegera ya robo arayibwira ati wa robo suhuza boss. Iyi robo yegereza kuba yasuhuza boss. Gusa uko yarimo irasuhuza boss nyine ni robo bakoraga mu robo barimo barakora kaza z'ubwenge nk'ubw'abantu. Gusa uko yarimo irabikora, uyu nguyu Cole yaje kuvumbura ko hari aka device atari yacumitse kuri no robo. Iyi robo mu gihe yarimo iravuga yatangiye kubyimbagana, birangira ituritse. Hakuno boss byaramutangaje, agahinda karamwica. Abantu nabo bakoraga kuri projet agahinda karabica. Boss arabwira ati mugire vuba muvane uwo mwanda aho ngaho w'iki giprojet mwakoraga ntaza makuru yacyo, mukomeze mukore projet nababwiraga. Nibwatinze rero wa mukobwa Gemma twabonaga yaje hakuno kwa muganga Nyagasani. Twaje kuvumbura ko burya uyu mukobwa avukana na mama w'uyu mwana nyine babone baguye mu mpanuka. Yaje kwa muganga asanga kana karokotse. Nibwatinze batangiye kumusinyisha impapuro zo ko yajya kuba yarira kano kana, kubera ko nyine kano kana ababyeyi bako bari bamaje gupfa. Yaragafashe kazana hakuno mu rugo atangira kwiteho. Gusa kugera hakuno mu rugo uyu mukobwa Gemma afite umuturanyi witwa Cecilia. Uyu Cecilia rero we afite imbwa yazengereje uno mukobwa. Abakimara guparika mu rugo imbwa yikaza kumuzengereza, kubera ko hari akantu kakobo ifite inyuramo ikaza gutangira kumuvangira hakuno mu rugo. Nyine nawe urabizi ko bamuturanye n'umuturanyi afite ikintu cy'ikibwa kize kukubangamira. Gemma yakomeje kubwira Cecilia ati Cecilia ugerageze ino mbwa yawe yirinde kuza mu rugo rwanjye. Cecilia ntiyagira ikintu abikoraho, kandi ikirenze ibyo ngibyo kwa Cecilia haturukaga y'amazi akaza kinjira mu mvuga y'uyu mukobwa witwa Gemma. Byo nabyaje kwimwiyamaho. Gusa uriya mukecuru Cecilia nta kintu yigeze abikoraho. Bwatinze rero
baje kwinjira hakuno mu nzu. Kwinjira hano mu nzu n'umukobwa mbabwiye nyine ni nababwiye ngo ni umuscientist, afite ukuntu aba yarakoze ikintu cy'ikirobo akagishyira mu rugo. Yari yarakoze robo yitwa Elsie. Iyi robo yamufasha kuba yaba mu gihe ari mu nzu akibwira ati Elsie nzanira igikombe cy'amazi, Elsie shyiraho vandarateri, Elsie kora iki n'iki ngiki. Iyi robo rero nawe yarayifite mu rugo, yarinjiye yazana akana atangira kwereka ukuntu hano hari ibipupe katagomba kuba kakinisha, kubera ko nyine zari projet z'uyu mukobwa, akana katagomba kuba kakinisha. Bwageze nijoro rero, ijoro rya mbere uyu Gemma ari kumwe na kano kana nyine ubwo twakita akisenye neza, akisenye neza. Kagiye kuryama yikara mubwiye ati rero ngiye mama wanjye nabaga ngiye kuryama, hari inkuru yajyaga nsomera. Kubera ko uyu mukobwa nyine ntago amenyera ibintu byo kurera abana, yese mubwiye ati rero wa mwana we ngewe ntago ibintu byo gusomera abana inkuru mbizi. Nyine abantu mu bukira kuntu bagiye kuryama ngo banza kubasomera ngo inkuru ngo basinzire. Uyu Gemma yarabwiye ati rero ntacyo reka nze downloading ibintu by'ibitabo hanyuma ngo usomere. Nibwatinze bwarakeye mu gitondo, bari aho ngaho hari umuntu woherejwe na leta twakwita nk'umuturapist uza kureba mbese umwana waje muri uru rugo afashwa ate, ese runo rugo rufite ibintu nkenerwa byo kuba umwana yaba aba muri runo rugo. Yaje yitwa Lidi. Uyu Lidi yaramaje kuba yacunga mu rugo akabona ibintu byose ukuntu bimeze. Yasohotse hanze araza aganira na Gemma, arababwira ati ababyeyi babyara papa wuriya mwana barimo barashaka nabo ko bajya bagufasha kuba mwarira uno mwana, nimba ari ikintu ukeneye kuba bagufasha wambwira nkabahuza nyine nabo bakabigufasha mu mirire y'uyu mwana. Uyu Gemma yarabwiye ati ngewe uno mwana mbashe kuba namurera mu bindekere. Ure filimi nibwatinze rero bwarakeye nanone mu kindi gitondo gikurikiyeho, Gemma hari ukuntu yaje abwira uno mwana ati wa mwana ugume hano mu nzu, ngiye kujya hasi muri basement, hari ibintu ngiye kuba ndimo ndubaka, we neza kuba mbirangije ndazi kuzamuka, ariko mu gihe nkiri hari hasi wowe uri hano ukina n'amagame ndaje. Urebe nibwatinze rero undi munsi ukurikiye nyine ubwo hari nijoro, n'uriya munsi nyine yamubwiye ati manutse hasi. Gemma yaragiye atinda hasi nyine muri basement arimo arubaka ibyo yubaka. Akana kamusanzemo kubera ko yari yakererewe, atabivuga ati wakana umbabarire natinze. Akana karaje kamwereka ibintu kashushanyaga, kamwereka ati uyu ni nguyu ni papa, uyu nguyu ni mama, uyu nguyu ni njyewe, uyu nguyu ni wowe, nyine agenda agasobanurira. Barimo baraganira nyine nk'umwana na anti. Gusa umwana yahindukiye ku ruhande, yabonye ikintu cy'ikirobo kinini. Uyu mukobwa aramubwiye nyine uyu Gemma anti wahita amubwira ati iyo ni robo nakoze yitwa Bruce. Iyo robo niba ushaka kubona wayikoresha nakore kuba yikoresha. Ni robo uyu mukobwa yari yarubatse, gusa nyine kubera ko itari yararangiye yararikiye mu rugo akagikoresha mu rugo. Ni robo wambaraga ga ukagizihuza hanyuma irobo igatangira gukora. Uyu mwana disi yabonye ikintu kirobo yishimira imikorere yacyo. Umwana Gemma akibara kubona ukuntu uno mwana yishimiye ino robo, byose bimutera kuraje kuba yaza agasoza ya robo bakoraga kare. Ya robo nyine bakoraga yitwaga Megan. Yaraje arayapugredinga, atangiye kuba yabwira abagenzi barumufasha nyine bazana imisatsi barayambika. Nibwatinze rero hageze igihe hakuno umunsi wa presentation warageze, wa mugore nyine Gemma nyine anti ahita azana rya robo yari yaramaje gukora. Iyi robo araza rihuza n'uyu mwana. Uyu mwana kuryo nyine ashobora kuba yakontorora ino robo bitamugoye. Iri robo bari bakoze bari baryise Megan. Megan yaraje atangira kuba yagerageza ko nyine yabicuti n'aka kana baraganira, abana barahuza nyine ubwo urumva bari bakoze akarobo kameze nk'umwana. Rero ino robo barizanye hakuno ku meza rishushanya ibintu bitabasha kuba byagaragazwa n'amaso y'umuntu, kugeza ubwo igihe kano karobo kahise kamenaho amazi. Hakuno bari bakoze robo z'ubwenge do, robo yari yamaze gushushanya umwana neza. Boss akibona, boss yahise byenevuga nyine ngo umukire yahise abona umushinga hitashya, atavuga ati ewana kampani zose duhanganye tugiye guhita tuzikubita hasi. Ahita ababwira ati rero uno mushinga mugira ibanga, ahubwo turi ukuntu twawumurikira abakire bashoremo amafaranga. Ibana hako nibwatinze rya robo bahita barifata barizana mu rugo nyine umwana atangire bane naryo nyine kuba bari babahuje. We ni robo nyine barakoranaga 5 kuri 5. Baraje bagera mu rugo bagatangira kujya bakina babyina bakora ibiki. Nibwatinze rero uyu nyine bakomeza kugenda bapugredinga rino robo ngo bari niba hari ikindi kintu bagenda bongeramo. Nibwatinze rero ubwo rino robo barizanaga hakuno muri laboratoire nyine bagenda barimo bararya pugredinga. Iri robo ryumvishe Gemma arimo aragana na mugenzi we Tesi bavuga ku bintu bijyanye n'urupfu rwa mama wuriya mwana. Rino robo rihita ribaza ngo ababyeyi b'uyu mwana bapfuye bate.
abangaba byose batungura kubona irobo rimwe rirabasha kuba ryabaza ikibazo kijyanye n'urupfu. Ubundi ntabwo nyine bisanzwe, ubundi irobo ntabwo riba ryaremye nyine, ntabwo baba bararemye ngo ribe ryagira amarangamutima. Gusa n'irobo ryari ryatangiye gutungurana kuba ryagira amarangamutima imbere y'abantu. Abangaba byarabakanze bibaza ukuntu rino robo ryaba ririmo ryatangiye gutekereza nk'abantu. Nibwatinze rero Gemma yise aza hakuno yisete nka second primer, nyine primer use. Bivuze ngo mu gihe uriya mwana ngo ni Kedi adashobora kuba hari, Gemma nashobora kuba yabasha kuba yakoresha n'irobo. Araza resettinga, barakwereka bari umunsi umwe ubwo uno mwana Kedi nyine yari hanze arimo arakina imikino yo kurasa. Arimo ararasa rero umwambi warajigiye uca muri wa mwege nyine yambwa y'umuturanyi nababwiye yitwa Cecilia wundi batweretse. Imbwa ye igicamo ikaza kubangamira hakuno abantu mu rugo, umwambi uragenda ugwamo. Mu gihe umwambi waguyemo, Megan yaje aje gufata umwambi ngawuzaniye karaka nyine. Megan yari yatangiye kugakunda nyine ari inshuti cyane. Yaje hakuno aje gufata wa mwambi ngawushyira umwana, yambwa ihita ifata Megan nyine rya ropo iramukura. Mu gihe wa mwana aje kubaza ngo nyine aje gukubita iriya mbwa yo kurura Megan, yambwa ihita ifata akaboko ka Megan irakaruma. Ibwatinze mu gitondo Auntie Gemma yise ahamagara abapolisi baraza nyine abasobanura ukuntu ino mbwa yabangamiye uno mwana, abana be nyine isangwe izahakura muri kababangamira, nyine ikaba yatangiye no kuba yashaka kuryana. Rero Cecilia we yaravuze ngo imbwa yanjye bayiporovotse, nibo batumye iva ahantu yariri irazira babangamira, iyo bataza kuyibangamira ntabwo yari kuza. Ijoro rimwe rero Megan yaraje yiganijwe Cecilia nyine ni wa mugore ufite mbwa. Ayigana uburyo ki wa mugore yahamagaramo ino mbwa, araza ayirishyarishya, imbwa iza ikurikiranye zikari Cecilia, yambwa Megan itiyikura itayitwara. Nibwatinze mu gitondo umugore yaje ngaha agaruka hakuno kuri company. Auntie Gemma yise afata kakana na ya robo abazana hakuno kuri company nyine baje gukora ikintu kibeze nka presentation. Gusa yari yabanje kubaza umwana niba ntacyo bimutwaye kugira baze gukora presentation. Barahageze rero barongera baza kuba bakwemeza umukire ngo barebe ko basi yakwemera umushinga wabo, nyine baza murikira abantu benshi cyane. Gusa ubwo bari uno mwana nyine Kedi yari arimo araganira, yaje gufatwa n'amarangamutima yibuka ukuntu ababyeyi be bapfuye, abitekerereza Megan rya robo ryaramwegerera amubwira riti wowe ujye umbwira ikintu ushaka kwibuka kuri mama wawe, ikintu yakoraga kikagushimisha, nzajya mbigushyirira hakuno ku mutima, nujya ubikina nzajya nongera mbigusubiriremo nk'ijwi rya mama wawe ubyumve. Bakomeje kuganira, irobo ritangira kumuririmbira nyine risa n'irimuhumuriza. Kumbe irobo rimaze guhumuriza uyu mwana, abakire bari hakuno baje kwitabira nyine ino presentation. Ewana bahise bafatwa n'amarangamutima baravuga ati kabisa iri ni ryo robo twari dukeneye hakuno ku isoko ngo ribe ryacuruza. Nibwatinze umukire nyiri company yise ahamagara Gemma na nyine David Yego, baza hakuno baza gusangira ibyo kumanywa. Baravuga ati kabisa uno ni umushinga wa mbere tugiye kuba twamurika, mukora uko mushoboye andi makampani duhanganye ntabe yamenya wagwana. Gusa uko bari muri ibyo ngibyo wamusoma mbike w'uyu mukire yaje hakuno atangiye kuba yasa n'urimo urakopiya amadata asa nkaho hari ahandi hantu arimo arayohereza. Barakwereka hakuno bagarutse mu rugo Gemma na Megan na Kedi batangira kuganira. Gusa byasaga nkaho uyu mwana ngo ni Kedi atarakibasha kuba yatega amatwi Gemma, yari yarabaye inshuti cyane na Megan. Mu gihe rero bari barahanga barimo baraganira, uyu mwana disi yibutsa agahinda ke, araza akatekereza Lydia barimo baraganira. Umwana yararize. Barakwereka hakuno ubwo uno mugore witwaga Lydia nyine wari waje hakuno nk'umuturapist yaje kuganira na kano kana katangiye gusuka amarira. Gusa Megan yari ari ku ruhande abona kano kana karimo kararira. Wibuke Megan yihaye inshingano zo kuba nta kintu kizababaza uno mwana kizigera kibaho. Rero yatangiye gushinja uno mugore Lydia ngo niwe utumye uno mwana arira, ahita amuzana kamuswari ngo namuhanagure. Nibwatinze hakuno wa mugore yaje kuganiriza uno mugore nyine Gemma aramubwira ati karaka robo kita kuri uriya mwana cyane, nutitonda bishobora kuzakubera ikibazo muri kariyeri yawe. Barakwereka hakuno baje kuganira nyine urumva barabanaga mu rugo. Gusa umwana ubonaga asa nkaho atishimye kuba arimo arabana na Gemma, yibuka agahinda yagize kuko kuba yarabuze ababyeyi be. Nibwatinze rero Gemma yamuzanye hakuno ku kigo cyigishaga abana nyine umwana nyuma yuko ababyeyi be bapfuye atangira aze ku ishuri, atangira yigana n'abandi bana.
gusa kugera hakuno ku ishuri ntabwo ryemeraga nyine Jema bageze hakuno ku ishuri yanga ko kano karobo kasohoka kabikajyana n'uyu mwana kugira abandi bana batakabona bakakarangara cyangwa bakora ibiki. Gusa mwarimu wo kuri icyo kigo bari bazi Kedi kwiga yasabye ko uyu mwana yasohokana n'iki gipupe cye kano karobo, ngo hari ahantu bari barateguye ameza bashyiraho ibindi bipupe. Barasohokanye agapupe baraza bagashyira aha ngaha, Jema araza hakuno atangiye kuganira n'undi mubyeyi nyine wari ufite ngundi mwana nawe wari wigaga ku kino kigo. Hakuno bagahita batugura ku mwana witwa Brandon bari baje hakuno mu ishyamba nyine urumva ku ishuri akubona abana abarimu baba barimo barigisha abana bagahita bohereza mu ishyamba gushaka utuntu tw'uduti, gutoragura utuntu tw'utubabi, utuntu tw'uturabyo. Hakuno bari mu ishyamba rero baje gutoragura tuno turabyo, Brandon yaraje afata ikintu kimeze nk'amahwa agikandisha uno mwana ngo ni Kedi mu kiganza kiramupfumura. Mu gihe cyamupfumuraga rero Megan isigaragaza bitunguranye, Brandon itaturura Megan amujyana ku ruhande aramwirukankana. Kedi aramubwira ati garura uwo mwana, garura icyo gipupe cyanjye wigitwara. Igipupe baragitwara. Jema kureba hakuno ahantu hari ibipupe, abona igipupe cyagiye, abona rya robo ryagiye. Reka nkomeze turyite igipupe se, turyite robo. Arebye robo abona ryagiye ahita atangira kuyishakisha. Kugera hakuno Brandon yahise azana hakuno Megan, kugera hakuno Megan yari yasinzire. Megan itakanguka aramubwira ati ndikura wimfata. Icana gisunikira ku ruhande agica ugutwi, atangira kukirukankana cya Brandon nyagasani yaramwirukanganye umwana, dore ngo arasitara yikubita hakuno mu muhanda, imodoka ihita imugonga. Imodoka yaramugonze. Polisi ntibwatinze yaraje itangiye gukora iperereza barebe ubundi iki cyateye uno mwana kuba yapfa. Ntibwatinze rero polisi yaraje itangira kuza hakuno guhata abantu ibibazo, bavuga bati nyine Cecilia yabwiye polisi ati ngiye imbwa yanjye nayibuze, kandi imbwa yanjye uyu mugore amaze iminsi anyiyama ambwira ngo imbwa yanjye ngiye nimutamereza imbwa yanjye biraza kuba ibibazo. Rino robo ryakomeje kumva ukuntu no mugore Cecilia arimo aratoteza uno muryango ryabagamo, ababaza ngo imbwa ye ngo yagiye, kandi imbwa twabonye itwarwa na ririya robo Megan. Hakuno bari baryamye, kano karobo karaza gasinziriza uno mwana. Amaje kuba yasinzira nyine kamusezeranya ngo nzakurinda, nta kintu nzatuma kikubona kimwe. Karamukundaga cyane. Barakweka hari mu mugoroba umwe ubwo no mugore Cecilia yari mu mbuga iwe arimo arashakisha yambwa ye, yagiye kumva yumva ijwi ririmo riravugira mu kazu yambwa ye yabagamo, risa nkaho nyine ari iry'imbwa nyine. Yinjira hakuno mu igaraje, akiguye hakuno ahasanga Megan yaraje yigira nkaho ari yambwa yaje, ahita puriza wa mukecuru ibintu bimeze nk'amazi mu maso, atangira kumutera imisumari mu biganza. Nyagasani Megan yaraje atangira kuba yamutwikisha ibintu twakwita nka rukoro, aramutwika, byarangiye amwishe. Nyagasani urebe irobo ryatangiye gukora mu bantu, ryahereye ku mbwa rigera ku mwana rigeze ku mukecuru. Ntibwatinze mu gitondo hari umwafande waje hakuno atangira gukora iperereza. Afande atangira kuba yagenda ahuza urupfu rwa Brandon, aruhuza n'urupfu rw'uyu mukecuru, aruhuza n'urupfu rwa yambwa nyine uburyo yambwa yabuze. Batangira gukeka Megan. Jema yaje hakuno mu mashini, atangira kwikira mu mashini abanza ari ubundi mbere y'uko uriya mwana apfa. Nyine uriya mwana Brandon bari kumwe mu ishyamba, ubundi byagenze kubera ko nyine rino robo bafite ukuntu baba barariporogramye bakarishyiraho kamera ku buryo ibintu byose ribona, n'abandi babasha kuba nyine babibona kuri disk nyine ibiri muri kariya kantu nyine baba bari yego twayita nka memory card. Gusa yatunguwe no kuba buri video yose afunguye agasanga video ntabwo ikora. Akiri muri ibyo ngibyo rero Megan yaraje muhagarara imbere aramubaza ati uri mu biki? Urebe atangira kuba yahata ibibazo kano karobo, akabaza kati byagenze bite. Araza atayukajisha asa n'ugasinziriza, akereka ikaramu ahita akanda kuri buto aragasinziriza. Ntibwatinze se agapakira mu modoka akazana hakuno kuri company arebe ko bakongera kugaporogaramu. Barakazanye, uyu nguyu atangira gutekereza abangaba ukuntu iriya robo ryaba ryarisha umuntu, abangaba ntibabyumva. Umwana bari bamusigiye wa mugore we ni Lydia, babe baganira nyine uyu nguyu aze kuba yaporogaramu rino robo, kuko yari atangiye gutekereza ko ryaba ryishe Brandon, akaba naryo ryishe wa mukecuru, naryo ryatwaye yambwa. Baza kuno gusa abo ngaba bakoranaga nawe ntago babasha kuba babyumva ko irobo nyine ryakwica umuntu. Akababwira ati hari utuntu tutashyizemo. Hakuno umwana aho bamusize nawe yari yatangiye gusara kubera ko irobo bari baritwaye, kandi robo yari yatangiye gukundana naryo. Yagize gutya kubita anti we amukubita urushyi mu matama.
nibwatinze akana kataye kumusaba imbabazi ati mbabarira nyine ndahangayitse kubera ababyeyi banjye bapfuye. Uyu nguyu araza anamubwira ati wa mwana we ndimo numva agahinda kawe kuba ababyeyi bawe barapfuye, gusa ndagusezeranya yuko ngiye kuzakubera umubyeyi wawe, aho ababyeyi bawe batari nzajya mba mpari, we ntuzahangayike. Yuko ni anti we bariyunze. Hakuno uko bari muri ibyo ngibyo, wa mu David boss nyine twamuta nka boss uhagarariye nyine ya kampani aho uriya mukobwa akora, yari yatangiye gutongana kubera ko abantu bose bari batangiye kuba baza hakuno bategereje ko baza kureba Roach. Gusa uyu nguyu Jema yari yafashe uno mwana amuvana kuri aho bari amuciye kubera ko uno mwana nyine bisaga nko yataye umutwe. Jema yagize gutya ahamagara telefone ya Tesi aho kugira ngo Tesi yitabwe n'akantu k'akaropo nyine ka Megari karamwitabye kahinduye ijwi kigira nkaho ari we yari karimo karavugana n'uyu mugore. Uri filime witonze. Tesi yaje hano ku mashini atangira kureba ubundi ino robot iki kirimo kiratuma ritarimo rirakora neza, baraza barimanika hakuno baryinjiremo nyine barebe n'iki gituma ritarimo rirakora ibyo bari programmyemo, rikarimo rirakora ibintu birimo riritekerereza. Ko yaje hakuno atangira gucombora insinga, bugeremo aracomora insinga kakarubo kahise kamumanika hakuno gatangira kumuniga. Tesi yaje hakuno arebe ko yafata mugenzi we amuvane ngaha, kano gahita kaza mu biturika gahita gateramo icyuma, ibintu byose mu ruganda byaraturitse. Hakuno boss David uko arimo aragenda yagize imbere abona kano karobo gatangiye kumujisha kibyinisha, gahita kavanaho icyuma karamwirukankana. Azakuno kuri esanseri agereze rero ko yakwinjiramo, gusa kujya kuri esanseri kari kamugezo kamutera ibyuma. Uyu nguyu yagize ubwoba kamusangamo gatangiye kumushinza ibyaha ngo niwe wishe uno mugabo, ngo baraza kuba babigushinza ngo wibye amakuru ngo kugira ngo abantu bose ngo bazavumbure ko wishe abantu, ngo urumva ngo wahitamo iki cyaha gahita kamutera icyuma. Abangaba bari ahangaha bategereje ko asohoka Megan ngo abe yakwimurika, dore ngo harasohoka imirambo. Abantu bose bagize ubwoba. Megan azakuru yinjira mu modoka hakuno mu rugo. Jema yageze mu rugo avuye kubikira umwana, yatunguwe no kubona ka Megan karimo karacuranga piano. Karaza gatangiye kumubwira ati waretse ngiye nkajya nita kuri uno mwana, wowe ukajya ukomeza kwikurikirana ibintu byawe by'amaproje ko uno mwana nzamukurikirana. Jema ntiyabasha kuba yabyumva neza, rino rubo ritangire kuba ryamukanga ngo rizamuhemukira, riratangira kumuzenguruka. Jema atangira kugira ubwoba, yatangiye kugerageza kureba uko yazimya Megan, gusa Megan byaranze kuba yazimika. Ka Megan nyuma yo kuvumbura ko uno mugore ashaka kuba yakazimya katangiye kuba kamuniga, umwana hakunda arakingura arimo arabaza ngo n'ibiki birimo birajya mbere. Ka Megan karamubwira kati humura nta kintu kirimo kirajya mbere, turimo turaganira ibintu turimo turakoraho. Kumbe karimo karamuniga. Jema yagize gutya afata ikiraro agakubita ku mutwe gatangira kuba kamuniga. Karagagaye ahita aza hakuno yambara zaga arebe ko yatera kuba yakoresha kiriya kirobo. Yafashe hakuno ikimashini araza akatagura kino kirobo cyamukubise umutwe yikubita hasi. Urebe intambara hakuno yaratangiye, akarobo karamwegera kazana ikaramu karego kayimutera. Urebe umubyeyi asubira inyuma. Gusa bari muri ibyo ngibyo Keti yaraje araza atangira kubaza ngo kirimo kirajya mbere. Ka Megan gatangiye kuba kamumanipulating kamubeshya ngo turimo turaganira ni ibiki. Keti yagize gutya aragenda yambara zaga zikoresha cya kirobo twabonye ngo bita Bruno. Araza hakuno afata kano ataywa kubita hasi, intambara mu nzu katangiye kuba kakwirwanaho. Karaza gafata anti Jema bakiri muri ibyo ngibyo. Jema yagiye ku mutwe akora gahondagura, agiye gukuramo ikintu gituma gakora, kahita kamufata akaboko gatangira kuba kamuniga. Nibwo wa mwana yahise afata hakuno Toronovisi araza yitera mu cyitwa kuta nka motherboard yako gahita kazima. Nibwatinze bahise bamagara polisi iraza, gusa barahageze basanga ni bazima. Tesi nawe yaraje na wa mugenzi yo ko ntabwo bapfuye. Polisi yaraje ifata abantu nyine itaye kujya kubakurikirana bajyana kwa muganga. Gusa ko bari muri ibyo ngibyo hakuno mu nzu hari indi mashine yahise yiyatsa. Nyagasani amarupo bimeze bite? Nuko filime yacu yarangiye, birangira nyine bafashe ka karobo baragatwara nyine ubwo bari bamaje kuba bakangiza. Ubwo niba ari indi filime wabonye waba warakunze ushaka ko tuyikorera recap ugendeke muri comment, ndaje ibintu byose cyo tubikurikirana filime tuyireye mu ncamake turibundi amafilime bameze ati giye ni mungeri de Equalizer Rwanda rw'ejo hazaza Afrika uw'igihugu giteza mu kana subscribe, ndaje tukomeze n'izindi filime mwakunze muri benshi. Bye.